Yesu nashimwe. Umwami wacu nahabwa icyubahiro. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana rero akomeze kubana namwe aho muri hirya no hino mu bice by'isi bitandukanye. Abashaka ubwiza n'icyubahiro ndetse no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Mukwiriye gukora ibyiza mudacogora. Haba mu byiza mugakora ibyiza, haba mu bibi mugakora ibyiza, kuko nicyo biri dusaba. Kugira ngo tugire ubwiza bw'Imana dukwiye gukora ibyiza tudacogora. Mu yandi magambo, ibihe byose dukwiye guhora twifuriza abacu, twifuriza abadukunda n'abatwanga, tukabifuriza nabo byiza, tukabifuriza amahoro. Amahoro y'Imana rero abagereho mwese. Nabasuhuzaga rero mbaha indamukanyo z'abera. Twari dukumburanye ariko tugarutse mu ijambo ry'Imana ndetse n'inzozi. Hano ngo musengere inzozi mubona, musengere inzozi, mujye mugira igihe cyo kuzisengera, kuko nabyo biba bikenewe. Rero umuntu umwe yarose arotabona arimo arajya kuri toilette. Kuri toilette ni ahantu hasanzwe, twese turahazi. Sibye ko hari igihe umuntu avuga ngo agiye kuri toilette, umuntu akumva ko ajya ahantu hatari heza. Ariko buriya iyo utekereje cyangwa se iyo wanarije neza, hari ahantu ni heza kuko ujyayo ufite ibibazo, ugiye ufite muri wowe umubiri wumva utamerewe neza, ugiye ugira ngo wumve ko wagaruka kuri tano rumare ukajyayo. Kubera iki leta ujyayo? Nuko nyine bikenewe, kandi nuko uri kubangamirwa, kandi ukeneye kumva ko wagaruka mu buzima busanzwe. Niyo mpamvu rero ushobora kwihutira kugira umwete wo kujyayo kugira ngo umubiri wawe ugaruke kuri tano rumare, cyangwa se ugaruke ku gipimo gisanzwe wari uriho, ku gipimo kitari bubangamira umubiri wawe. Niyo mpamvu wihutira rero kujyayo. Uburyo ubwo ari bwo bwose waba ugiyeyo, icy'ingenzi ni ukugera hari ahantu. Rero iyo ugezeyo mu by'ukuri ugatunganya se ugakora ibyo wari ugiye gukora, ukabisoza bikarangira, wumva ugarutse ku cyiciro wari uriho, wumva ugarutse kuri tano rumare, ukumva ubuzima burongera buragarutse neza. Kandi imbere y'uko ujyayo uba wumva wari ubangamiwe. Uzarebe nk'iyo ushobora kuba ufite ikindi kibazo runaka utaragerayo, mu by'ukuri wumva wabangamiwe. Rimwe na rimwe abantu batanga n'amafaranga, nk'abatuye i Kigali, abatuye mu mijyi, ntabwo ari Kigali gusa, ubwo turavuga mu mijyi itandukanye y'isi. Murabizi ko kwishyuraho byo ni ibisanzwe. Uremera ugatanga n'amafaranga kugira ngo ubikiranure n'umubiri, kugira ngo umubiri ugaruke ku buzima busanzwe. Urumva rero habamo kubangamirwa kwinshi cyane, ariko wagera hariya muri la ofisi, wayigeramo, wamara kwikiranura ukumva umerewe neza, ukumva ubuzima burongeye buragarutse. Rero iyo urose ujya hari ahantu, iyo urose winjiramo, ese bivuze iki? Bishatse gusobanura iki? Mu by'ukuri bisobanura ibintu byinshi, ariko njye ndavuga ko mbyumva nuko umwuka ari buyobore. Twe tuyoborwa n'umwuka, uko umwuka bigenje. Ibyo tuvuze nyine ni ibyo, naho ngaho tuba tugarukirije. Cyakora nawe hari ukundi ubyumva. Rero nk'uko tubibona ko igihe hari wumva umerewe neza, mu by'ukuri hari igihe hari ibintu uba ufite muri wowe. Ubwo navuga hari ibintu uba wakoze, hari intege nkeya wagendeyemo, kuko umuntu we ni umunyantege nkeya totalema byuzuye. Umuntu ni umunyantege nke, Bibiliya irabivuga. Turi abanyantege nkeya cyane. Rero iyo rwose winjiramo hariya, bivuze ko ukenewe igihe, hari ibintu ukeneye gutunganya, hari ibintu ukeneye gukuraho kugira ngo ugomeze ugirane ubusabane n'Imana. Hari ibintu biri bikabangamira umuntu w'imbere. Uwo muntu w'imbere ari nawe ufitanye ubusabane cyane cyane n'Imana, akaba arimo arabangamirwa. Ukeneye rero gukuraho ibyo bintu, ukeneye guhagarika ibyo bintu biri gutuma umuntu w'imbere abangamirwa. Kandi umuntu w'imbere ari nawe uzabona Yesu, ari nawe uzabona Imana, arimo arabangamirwa cyane, rero ukwiye gukiranura uwo muntu w'imbere n'ibyo bintu. Shaka kuba ari ibintu urimo, ingeso mbi, hari imico wize, mbese ku ruhande rwawe nyine uratekereza ugasanga hari ibyo urimo ukora bidatunganye. Banza utunganye rero kugira ngo umubiri wongere ugaruke kuri tano rumare, kugira ngo umuntu w'imbere yongere asubire ku gipimo yari ariho. Wongera ukuraho ibyo bintu birimo kubangamira, kugira ngo ugomeze kugirana ubusabane n'Imana. Ngayo nguko rero uzumve yari nk'ibintu wakoze, ari nk'ibyo twita ibyaha nyine, wumva wakiraniwe, wagendeye mu ntege nkeya. Iyo umaze gusenga muri wowe ibyo bintu, ugasenga ukabikuraho, wumva uhumetse, wumva uguwe neza, wumva ibintu bigenze neza. Wari ufitanye n'umuntu ikibazo, mukicara mukagikemura, wumva umutima wawe nta kibazo ufite, wumva umutima wawe nta rubanza wo gucira. Rero mwe muri gucirwa imanza n'ibyo bintu, mwicare
mwongere mukureho, niba ari uwo mwashwanye, niba ari uwo mwagize icyo mupfa, mwicare ibyo bintu mubikemure kugira ngo umutima, kugira ngo wa muntu w'imbere akomeze kugubwa neza. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Ngaho nguko rero nawe hari uko ubyumva, hari uko ubitekereza, hanyuma ibitekerezo ni ibyanyu kugira ngo namwe mutwunganire. Njye mbwira abantu niyo yaba umuntu umwe ashobora gufatwa, twebwe ntabwo Imana icy'ingenzi ikigambiriye nuko igomba kugikora. Ntituzi aho izacisha, ariko umugambi wayo ugomba gusohoka, ugomba gusohora, kandi ntabwo uzasohora ku biti, ni twebwe uzasohorera. Imana ishimwe. Ubwashize rero nari nabwiye ku nzandiko Pawulo yanditse, kandi ko ari inzandiko 13. Hanyuma mbere yuko ahinduka Pawulo, nayo nababwiye mbere yuko yitwaga Sawuli, ibyo narabivuze, nabibaganirijeho. Ubwo batarabyumvise mushaka kureba ku biganiro byabanje, mushaka kugisangaho. Nari mbivuze, izi nzandiko Pawulo yanditse inzandiko 13. Inzandiko 13 zikaba zigabanyije mu bice 4. Hanyuma igice cya mbere ni inzandiko z'agakiza. Izi nzandiko z'agakiza nazo zikaba zirimo inzandiko 4. Urwandiko rwa mbere ni urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma. Urwandiko rwa kabiri ni urwandiko yandikiye Abakorino. Urabisika inzandiko yandikiye Abakorino, hari Abakorino ba mbere hakaba n'aba kabiri. Urumva rero zita zibe 3. Hanyuma urundi yabandikiye ni urwandiko rw'Abagalatiya. Niyo mpamvu izi nzandiko z'agakiza ni 4. Inzandiko z'agakiza ni 4. Ushaka kubwiriza iby'agakiza, ushaka kubwira abantu iby'agakiza, dore n'ahangaha. Bwira abantu agakiza, ubabwire imbabazi z'Imana, ubabwire gukora kwa Yesu, babwire gukora kw'Imana. Hanyuma rero tuzabasobanura n'igihe zagiye zandikirwa, impamvu zanditswe, ibyo nabyo tuzabivuga. Inzandiko za kabiri ni inzandiko za Gikristo, nazo ni inzandiko 4. Izi nzandiko rero yazanditse ari izi nzandiko za Gikristo ni inzandiko zigaragaza umubabaro, ni inzandiko zigaragaza umubabaro kuko yazanditse ari muri gereza. Izi nzandiko rero nazo ni 4, ni inzandiko 4. Nazo reka nzibabwire. Harimo Abefeso, urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi, ndetse n'urwandiko Pawulo yandikiye Filemoni. Izi ni inzandiko 4, ubwo zikaba zibaye inzandiko 8. Mbere twabonye ko yanditse inzandiko z'agakiza ari 4, narazivuze. Igice cya kabiri ni inzandiko yanditse ari muri gereza, inzandiko zigaragaza umubano, nazo 4, zikaba zibaye inzandiko 8. Imana yacu nishimwe cyane. Hanyuma rero igice cya gatatu kirimo inzandiko za gishumba. Izi nzandiko za gishumba ni inzandiko 3. Bivuze ko izi nzandiko yazandikiye abashumba, ababwira uburyo abashumba bakwiye kwitwara, uburyo abashumba bakwiriye kubwiriza, uburyo abashumba bakwiye kubana n'abakristo. Inzandiko rero ntizarebaga abakristo, ahubwo ni inzandiko zarebaga abashumba nyine, zahuguraga abashumba, zikababwira uburyo bakwiye kugenda, uburyo bakwiye kwitwara. Zari inzandiko za gishumba. Izi nzandiko rero za gishumba ni 3. Harimo urwandiko rwa mbere yandikiye Timoteyo, ndetse n'urwa kabiri. Hanyuma urundi rwandiko yanditse rero ni urwandiko yandikiye Tito, nawe wari umushumba. Ubwo zikaba zibaye inzandiko 11. Bwa mbere zari 4, ubwa kabiri ziba 4, ubwa gatatu zibaye 3. Hanyuma igice cya 4 rero ari nacyo cyandiko cya nyuma, ni inzandiko zo mu bihe bya nyuma. Inzandiko zo mu bihe bya nyuma bye nyine mu isoza rye ni inzandiko yanditse. Urwandiko yanditse ni izo nzandiko 2, ni inzandiko z'Abatesalonike. Abatesalonike ba mbere, urwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike ba mbere, urwandiko rwa kabiri yandikiye Abatesalonike. Izo nzandiko zose rero zikaba 13. Nuko ziteye, nuko zihagaze. Hanyuma tuzagenda tubasobanurira duhereye iruhande, duhere ku rwandiko yandikiye Abaroma, tuvuge igihe yarwandikiye, tuvuge n'impamvu yarwanditse. Imana yacu nishimwe. Rero byari byiza ko mbivuga, ariko mugasobanukirwa n'izi nzandiko. N'izi nzandiko abantu bajya babyitiranya. Pawulo yakoze akazi, urumva yanditse hafi 1/2 kirenga cy'isezerano rishya. Niba yaranditse mu umugisha, kandi namwe mukunda ijambo ry'Imana, Imana igomeze kuba umugisha. Ngaho nguko rero, komeze mubane natwe, mugomeze mudushyigikire. Amahoro y'Imana abane namwe. Izo nzandiko yanditse, yarakoze, yagize neza. Nyuma y'uko Imana imuhinduye, yakoreye Imana kandi ayikorera neza. Nawe rero Imana ikimara kuguhindura, Imana ikimara kukuvana mu byo wagamo, nawe ukimara gusobanukirwa icyo Imana idushakaho, garukira Imana kandi uyikorere neza. Izakugirira neza, izaguha umugisha. Amahoro y'Imana abane namwe.